Haleluya. Turashimira Imana uyu munsi umwanya duhawe, umwanya wagiye, ariko turagerageza kureba uko tuwukoresha ukungana, kandi tubuhe ibyishimo byawo, tubuhe n'ibikwiye. Turashimira umushumba wa hano na madamu we n'abana be ko baduhagarariye aribo baduserukira hano. Turashimira mwese abakorana nawe uwo murimo, abamwegera, abamwirira. By'umwihariko rero nk'uko mwabyumvise, turashimira umubyeyi wacu twese. Uriya mubyeyi niwe wabayeho umunsi iri torero dukoreramo rivuka. Niwe wabonye aho rivuka, ryavukiye mu maboko ye, ryabagura. Ngo rero iyo tumubonye twe tumuha agaciro, turamukunda, turamwubaha. Mu by'ukuri kuba ariho uyu munsi biratunejeje ko akiriho, akabona iby'Imana yabakoresheje bikikora, kandi umurimo w'Imana ugenda neza. Amen. Muje mumwubaha, muje mumuha agaciro. Amen. Bibiliya iravuga ngo mwubahe abababanjirije mu murimo w'Imana. Muje mububaha, buriya Imana nibo yakoresheje, n'abo duha inshingano n'abazihawe. Hari umuntu rero watangiye icyo gikorwa. Iyo utamwubashe, habe n'Imana ntuwuyubaha. Amen. Kumugeraho ukamusuhuza, kumuvugisha hariya hari, ntabwo ari igitangaza. Kugeraho ukamuha ikiro cy'isukari, kuko umuntu Imana yakoresheje kugira ngo areme ikintu. Haleluya. Kuko kuri tugomba kumuha ako gaciro. Amen. Turagushimira Imana igumugisha, dukomeze urebe iby'Imana ikora. Ibi turimo dukora ni imirimo ya Safra mufatanyije, ni imirimo yaturase, ni imirimo yadusigiye. Turakomeza natwe. Haleluya. Ari mu bantu umugabo we ntekereza ko ashobora kuba ari mu bantu ba mbere batumye umuhamagaro wanje wuzura. Batumye umuhamagaro wuzura. Niwe wanze burundu ngo nisezere akazi. Imana cyakora yarabimbwiraga, ariko araza aranyicaza anyumvisha ko gusezera akazi tugasonza ndahembwa aribyo bizotuma dukorera itorero. Akambwira ati wowe urahembwa kandi uhembwa menshi, ariko umunsi uzoburara uzashakisha uburyo itorero ribaho. Byatumye nyine dusezera. Twagize amahirwe ahita ataha, ariko ibyo ari byo byose hasiga duhari, kandi turacyakomeje umurimo w'Imana. Ndashimira Mama Dogo kuturera no gukura. Ntekereza ko muba mwagizemo uruhare, tukaba ibyishimo byanyu, kandi namwe mukaba ibyishimo byacu. N'abandi bose mwatureze, n'abandi mudufasha, n'abandi mwihanganira intege nke zacu, mwese iyo mutureba tuba turi ibyishimo byanyu, ariko natwe tuba tubona muri ibyishimo byacu. Abapasitori mwese, abamama mwateraniye hano mwese, abavuye hirya no hino, Imana ibahumurisha. Bagenzi banjye twazanye tugiranye icyumweru hano, kuva ku wa kabiri hari undi wadusize wari ufite ibindi bikorwa byihuta arataha, ariko abo twazanye bose hano, Imana ibahumurisha ko mwihanganira. Ugenda hari igihe tekereza ngo nabagoye, nabavunye, ariko nyine mugatinya, ariko n'ukuri twakoreye Imana muri iyi minsi. Iki cyumweru hano twakibayemo dufite amasengesho, turya rimwe ku munsi, turya rimwe mu ijoro. Ntabwo twaje kwidagadura hano, ntitwaje ku mazi, ntitwaje kuri picnic, twaje gusenga. Urugendo twajemo hano rwari rwo gusenga. Amen. Urwo tuzagarukamo hano ntabwo ugiye kuruvuga uko ruzaba ruteye, ariko ruzaba ari urugendo. Amen. Azaba ari urugendo. Amen. Azaba ari urugendo rukomeye cyane, usaba ko dusenga twese, tukiyiriza, tukaryamana, tugasasirira ko, tugakuramo intebe, tugasenga noneho twese hamwe, mutadusize tugasengana twese. Ikindi, haleluya. Mureke dukomere Imana amashyi menshi cyane.
rero kubw'umwihariko ndashimira aba bavandimwe bari buze guhabwa inshingano y'ubudiyakoni. Harimo abagabo, harimo n'umudamu umwe bari buze guhabwa inshingano. Hari abazihawe bari hano bari kumwe nabo, mu kanya ndaza kubahagurutsa muraza kubabona. Ariko bavandimwe, uduteye ishema, muratunejeje kuba mwemera kuza mu murimo w'Imana ngo dukorane, dufatanye twese, umuntu wese ahagarare ku mukingi we, umuntu ahagarare ku izamu ye. Nubwo Maradona niwe namenye kera, nubwo Maradona yari umukinnyi wa mbere ku isi yose kandi yatwaye igihe kinini ari uwa mbere ku rwego rw'isi, ariko ntiyokina mu kibuga wenyine. Agomba kugira abandi, agomba kugira, ndetse yagiraga n'umusimbura, kuko bateganya ko ashobora kuvunika, ashobora kugira indi ngorane. Ni umuntu rero kuba mwemeye iyi nshingano, kwikorera ku bitugu byanyu paruwasi ya Majengo, ibyiza birimo n'ibibazo mukamera kwikorera, turabashimiye kandi tubahaye ikaze mu murimo w'Imana ngo muze mwegere Imana. Ibafitiye ibyo yabageneye kandi nimukora neza muzigwiziriza icyubahiro imbere y'Imana n'imbere y'abantu. Amen. Ntabwo turi buze gukora inyigisho zijyanye n'abadiyakoni none, tugiranye iminsi 2 nabo, twakoze iminsi 2 tubigisha, dufata n'akanya tugasengana. Rero ntabwo turi gukora izo nyigisho, turakora inyigisho rusange zibageraho, yego, ariko izanyuzi n'ibibazo mwarabajije, mwarashobanuje, twagiranye umwanya uhagije. Ubwo rero uyu munsi gusa turaza mu kanya gato nisoza hano, ndahita dufata umwanya tubarambikeho ibiganza. Amen. Sinamwe mwenyine, nyuma yo kubarambikaho ibiganza hari abandi benshi, andi makomisiyo menshi yashyizweho, turi buze kuyatangaza cyababwira. Nabo turabasengera ngo Imana ibahe ubwenge bwo kumenya uburyo bakora neza. Amen. Shimiye Imana rero ko mukecuru uhari ubirebe, kandi nawe uzurambura ukuboko aho uri kubera imbaraga nkeya, uvuga uti turafatanyije muri uyu murimo w'Imana. Amen. Reka tuganire ijambo ry'Imana kubera umwanya. Murabona rero ko umwanya badusize, dusangire twese ijambo ry'Imana. Munemerere duhaguruke dusome ijambo ry'Imana duhagaze. Tuzi neza ko mutunze za Bibiliya, abatari bazifite bose twarazibahaye wa munsi. Ndabinginga mwese gufata Bibiliya, tukaja ku gitabo cy'Itangiriro ibice 37 umurongo wa 18 turageza kwa 20. Ndasoma ibice bingahe kugira ngo dufatanye cyane. Ndasoma ibice nka 3, hanyuma tuze gusangiramo umwanya mutoya mucamake kugira ngo dukore n'ibindi bikorwa. Hari mugoroba hari igitaramo. Reka dusome ijambo ry'Imana. Itangiriro ibice 37. Muza Itangiriro riba Itangiriro nyine nahatangira kuko bamwe bo gushakira muzahishuwe. Itangiriro ibice 37 umurongo wa 18 kugeza ku 20. Nibuze kureba n'ibindi bice kabiri dusoma tugihagaze. Dusome mu izina rya Yesu. Bamwitegera akiri kure, bamubwira inama yo kumwica atarabigira hafi. Baravugana bati, dore Karosi araje, nuko nimuze tumwice, tumujugunye mu rwobo rumwe muri izi zacukuriwe kubika amazi. Tuzavuga tuti inyamaswa y'inkazi yaramuriye, tuzamenya inzozi ze uko zizaba. Uje mu gitabo cya Samweli wa mbere. Ni Samweli wa mbere ibice 17 umurongo wa 28. Uwo murongo wongeraho, hanyuma turaja mu kindi gice. Mumenyere Bibiliya nk'abamenyereye inzira ija mu rugo iwanyu. Uje mumenyera Bibiliya nk'abamenyereye inzira ija mu rugo iwanyu. Uje muyimenyereza. Samweli wa mbere igice cya 17 umurongo wa 28. Niko numva Pawulo zavugije induru
hari igihe bibiriza akubwira ati ese kungora ungorera mu rusengero kutabwabwiye kare muje muyimenyera. Samweli wa mbere igice cya 17 umurongo wa 28. Maze Eliyabu mukuru we w'imfura yase yumvise Dawidi avugana n'abo bantu, uburakari buramuzabiranya, aramubaza ati wazanywe n'iki? Mbese bwa butama wabusigiye nde mu butayu? Nzi ubwibone bwawe n'agasuzuguro ko mu mutima wawe, kuko wazanywe no kureba intambara. Turangize mu gitabo cya Yeremiya. Bakoresheje umwitozo wa Bibiliya kabisa. Yeremiya igice cya 1 umurongo wa 5. Yeremiya igice cya 1 umurongo wa 5. Turasoma umurongo nyine tumara dusimbukire kuwa 10. Nahabonye Yeremiya igice cya 1 umurongo wa 5. Nakumenye tarakurema mu nda ya nyoko, kandi nakwejeje utaravuka, ngushiriraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Tujye ku murongo wa 10. Aho mu gice cya 1 umurongo wa 10. Dore ngushiriye hejuru y'amahanga n'ibihugu by'abami, kurandura no gusenya, kurimbura no kubika, kubaka no gutera imbuto mwabwira ijambo ry'Imana. Batwicara. Niba ntacyo bibatwaye nubwo kwa umwanya usa n'uwadushizeho, ariko umwanya urangana n'uwo dufite kandi n'uwo duha, mureberere duhe ijambo ry'Imana amashimwe cyane. Haleluya. Haleluya. Abo twazanye bano bagabo babiri nabo batavuze nimwe bahaguruka. Umuhagarare muri iriya nguni hariya, umuhagarare muri iriya nguni hariya. Bahirwe n'urepfo nabo ngeragira ngo sinzi n'uko bajya naho uhagarare muri iya mahirwe ari ko nabonye yarare hari birobotse amugene n'ugarure naje mu kuraberana nabi. Ndashaka ko abantu bazana birori urahari, hagarara hari timukajya musohoka tugiye ijambo ry'Imana. Twaje kubw'ijambo ry'Imana, dusaba ko abantu bose bahaba bakagira ko muravuga neza. Nicyo byiza, nicyo tuzanye twaje kurya nubwo kudutekera neza, twaje kuganira ijambo ry'Imana. Aba bantu muhagaze hano mu nguni muzi icyo tugiye gukora, tugiye gutanga haleluya. Uratanga haleluya 3, uriya tere 3, uriya tere 3, uriya tere 3. Aba bose bari hano turokuma twakire, dukoma amashi, tuvuze inanga, ikiriho cyose baraguma babikore gutyo. Turaye dukoma amashi, turiko turabwira Imana ngo ibiteraniro ry'Imana turarizanye imbere yawe, turagushimira ko tubigezeho, turashimira uyu munsi, turaguhaye ibikorwa byose, ijambo ry'Imana, amasengesho ari buze gusengwa, umuhango uri buze gukorwa, ko turabitura Imana. Haleluya. 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 Ushaka mu mikrofone vuba vuba mu bikore cyane, reka njye manitanga. Reka mbere nitanga twese tuzamura ibiganza. Haleluya. Abagore hejuru, abagabo hejuru, twese. Haleluya. 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 Tugende mukobwa cyane. Tugende. Musaburi ibyo biganza. Andre
akagusuzuguza amaso akabona ntawe uriwe, ariko wakandagira Imana ikavuga ngo muraho urakandagira ndakubonye turi kumwe. Amen. Mwakurikije ijambo ry'Imana? Mwakumvise ko Potifari yamubonye nka mayibobo itagira iwabo. Ni ukuvuga ngo ni umwana aranguye burundu, ntabwo azaza yishora ku kwezi. Iwe yaguze rimwe risa, ntafite iwabo, ntabwo azava ngo aragenda pe. Aravuga ati nimumpe n'ubu abandi nari mfite bari bangoye bagazabirirwa bagenda iminsi yose cyangwa bavuga ngo bagiye kureba ba nyina barwaye. None uyu we ni burundu. Undi wamubonye wa gatandatu ni madamu wa Potifari. Iwamubona bitandukanye n'umugabo. Umuntu abona uburyo butandukanye. Madamu wa Potifari yamubonye nk'umusore mwiza wuzuye igikundiro, yagira umugabo mu ibanga bakibana. Uko niko yamubonye. Uyu musore ni mwiza, namubwira umushuti mu ibanga, tukibanira mu ibanga. Murabizi byakurikiye, murabizi ibyo biko yari yamu. Ntiyigeze amubona nk'umukozi w'Imana, ntiyigeze amubona nka Karosi, ntiyigeze amubona nk'ubwira umugambi w'Imana, ntiyigeze amubona nk'uzakomera. We yamubonye gusa gutya nk'umusore w'umubani bakorana, bakaba inshuti, bakaza bahisha Potifari ibyo barimo. Aramureba aravuga ati uyu ndafatisha. Uko niko we yamubonye ari uwa gatandatu. Uwo ni wa muntu umwe muracyamwumva? Aha, abakari n'umukuru wa gereza. Yosefu yavuze ko nirinze kujya mu makuru yose murayazi mwese ibyo, ariko uwa karindwi dore ko yamubonye ni uwa gereza, ni umuyobozi wa gereza. Yamubonye ntuzi kuyobora abandi, ariko aka kana karafunzwe, nta dosiye gafite kandi kazatinda ahangaha. Ibyo ari byo byose icyo nkabona gusa kabona kari organize, kabona gatuje, kari organize. Wakagira umuyobozi kaje kanyoborera abandi, kakamba raporo, kakanekera ibikorwa muri gereza, atuka agakana mbona gasobanutse. Imana itangiye gusobanura. Birongeza ngo Imana itangiye kubisobanura. Kandi bibaza nawe itangiye kubisobanurira hehe? Muri gereza. Ya haleluya. Inabisobanura n'ubu ni mu bihe bikomeye. Biriya muntu ubona aca mu gikombe cy'igicucu. Inkoni yawe n'ishimbo yawe bigira bite? Birampumuriza. Muri ibyo byose uko babonaga Yosefu, hari uko we yibonaga gusa kumwe iwe yibonaga nk'umwana w'umuheburayo ufite Imana idahemuka. Iwe yari afite ibanga. Iwe yari afite iki? Hari igitabo nasomye kiravuga ngo umunsi muka Potifari afata ikoti rye nk'uko ikimenyetso y'uko yaraje kumusambanya ku ngufu, kandi ariko Potifari wamubidikiranyije ngo yaramubwiye ngo urisigarane, ngo habe n'umwenda data yari yarandodoshereje mwiza w'igikundiro ngo yandeberagamo, ngo nawe narawusize, ngo kandi uretse gusiga umwenda mwiza data yandodeye, ngo nasize n'igihugu cy'iwacu, ngo uretse n'icyo nasize na data, uretse n'icyo nasize bene wacu bose. Ngo rero gusiga aka gakoti k'abanyegiputa mwandodeye mugasigara. Ngo icyo nizeye ni kimwe, ngo mfite Imana y'Abaheburayo mugasigara. Bakakwita amazina, hari icyo batazakwambura. Ntibazakwambura Imana ya Isirayeli. Ntibazakwambura Imana ya Isirayeli. Ntukemere bazamura Imana ya Isirayeli muri wewe. Ntukemere. Barashaka kukwambura byinshi. Ntukemere bakunyaga. Naye ni kunyaga inka muzoyibwiriza ijambo. Mubonge nisiga n'inyana mu kiraro, yasize inyana mu kiraro ikajana za nyina, muzofungure n'inyana ngo zibashire. Ariko icyo mutazatanga timugatange isezerano ry'Imana y'Abaheburayo. Uzagumana.
sinaguheba kandi ufite abagaragu b'Imana benshi bamuhebye. Aburahamu yahebye ubwoko bwawe ahebera n'agakondo yawe ariko icyo atahebye n'Imana ya Isiraheli. Ntimugatandukane n'Imana. Nibinakomera umugabo akakwirukana cyangwa bene wanyu bakakwirukana nta kibazo, ariko ntukirukanwe n'Imana. Biragatsindwa kwirukanwa n'Imana. Amen. Biragatsindwa kwirukanwa n'iki? Amen. 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 Yambuwe zose nawe, yambuwe zose, yamburwa agaciro, yamburwa n'umwe. Abwira muka Potifari ngo yewe sigarana ikoti yo muri Egiputa, byaguzwe muri Egiputa, n'igi iwacu mu gihugu cy'isezerano ryarasigaye. Iwacu narahasize, data naramusize, bakuru banje narabasize, mama wacu naramusize, yewe ndi kumwe n'umuntu umwe gusa, n'Imana. Amen. Ibyago n'amakuba n'ibikuziranye bikamera nk'imfura ikubita ukaba ntubona imbere yawe, uvuga ngo ndi kumwe nande n'Imana. Bibiliya ivuga ngo sinzaguta kandi sinzaguhara, nzatanga ingabo zipfe ku bwawe. Yo Mana turi kwamarabashi. Uwa munani bamubonye n'abandi muri gereza, nabo bafite uko bamuvuzeho. Abo muri gereza bafite icyo bamuvuzeho, nibo bamunani. Bamubona bamubonye nk'uzi kurotora inzozi. Ibintu batangiye gakora mu buryo bw'amutangurira. Mwakurikije ko tatangiye ikirari cyatangiye. Imana izi kureka ukanaranara, kunaranara no guhangayika no kuguruka ukagira gutya, umunsi ukabona ibintu bitangiye kugenda mu nzira yawe. Ageze muri gereza, umuyobozi wa gereza yaramubonye agakana izanonozi gafite impano y'ubuyobozi. Kera bakomeje muri rya rindi ry'Imana, ibintu byari bitangiye kugira gute gusobanuka. Amen. Ngo buce kabiri keza bo muri gereza nibo bamunani baramureba, barabana mu gitondo bakaganira mu gitondo, se wowe warose gute? Undi akavuga ati narose gutya. Arababwira ati yewe wowe warose gutya, ko nabona kera wasubiye ku mwami gukora, atari ko wowe warose gutya. Izabo zatitse ko nabona Farawo wagusohoye arakumanitse mu neza ibisiga biri umutwe wawe urapfuye. Ngo bice biraba bose bagasigara bavuga mu karose. Tumumvisha ko ajya muri garutse kuko uko Imana yakuvuzeho kugenda kuguherekeje. Tuvuge ngo amen. Kugenda kugize gute kuguherekeje. Reka nimuterere kubera turaza gufata ibindi zabikomeza igihe tugaruze kubera umwanya w'abo bana. Baravuga bati dore ni karosi. Ayo makuru niyo yararandase agera kuwa cyenda. Ayo makuru yo muri gereza niyo yageze ku muntu wa cyenda uko yamubonye. Uwa cyenda noneho ni Rurambizi, ni umwami Farawo. Haleluya. Amen. Nitugera mu ijuru neza nzabaha kuko njye banyemereye ko tuzabonana nabo, nzabinjiza mu muramutse Yosefu, nzabaha audience muzaze muramutse Yosefu, mumubaze amakuru yose icyo ndababwira icyo bita kuruya, mumubwira ati ngaho batubwire mu gitondo baragufata. Azabatondera amakuru ariteguye. Baramuza bamuhaye n'ugase ndabuje ubwira kandi mujya kurya tuzaba ari imyaka n'ukuzaba tubwira amakuru bagahenangwa natwe tukarya bwaca bagasaba gatanga. Rero nana kuryama kubayo Farawo we amwibonera gutya, yamubonye nk'ufite ibisubizo by'inzozi z'igihugu. Tumwavuze ko gatangirwe. Tuvuge ngo amen. Bamwe bamubonye nk'ubaguye, abandi bamubonye nk'umwanda bakwiriye kwikiza, abandi bamubona nk'amayibobo bakwiriye gukoresha itagira iwabo, abandi bakamubona nk'umwana. Ariko Farawo amubona
kumugezaho bari bamubwiye amakuru yamubonye nk'ufite ibisubizo by'inzozi z'igihugu cyose. Amen. Baravuga ati uyu nguyu niwe dushingiye, natakubwira amakuru y'izi nzozi akawa kararaki. Nari muzi ko bizogereye. Amen. Imana iracagufitiye byinshi kandi gute kubera abavandimwe batuye. Basi bihute uwacumi ni Rurangiza. Abacumi bamubonye ngo ni inama nkuru y'igihugu ya Egiputa, inama y'abaminisitiri. Farawo yarayiteranyije arababwira ati yewe nabwiwe amakuru y'inzozi zanjye, hari umwana wabisobanuriye w'umuheburayo w'umunyamahanga. Amen. Ntibigeze bahisha, ntiyahishe nationalite ikiri cyo n'umukundi, ntiyigeze ahisha uwo ari. Farawo yarabizi, amubona amabwira yarazi ko ari umuheburayo. Abwira abaminisitiri nkuru yose uko byagenze n'ibyo yamubwiye, uburyo imyaka 7 izaba y'uburumbuke, hanyuma hakaba imyaka 7 y'inzara, ati none muzahinga byi. Yarabwira Farawo ngo se wakurahe umuntu kuko muri iki gihugu, ubundi mutigira nkana muraja gushakira undi muntu hehe ninde warutu mwazayi. Tuvuge ngo amena. Tibabaje Farawo batese yari izese, tibamubaje atese n'umwe n'igihugu azabika amabanga y'igihugu rekata. Imana yashubije tibazababaza y'ukomoka. Tuitere icyubahiro, haleluya, no kunesha kwa Yesu. Mureke tuvuge Yesu watugiriye neza kandi nawe arakubwira neza. Tugende twese, haleluya. Tugende rimwe kabiri gatatu, haleluya. Igihugu cya Egiputa kitarikiwabo. Amen. Bamubonye bakabana, aramubonye nabi, ariko inama y'abaminisitiri imubonye nk'umuhanga, imubonye nk'umunyabwenge, imubonye nk'umuekonomisite kandi atarigeze agira garidiyene. Haleluya. Garidiyene yize ni igikoni cyo kwa Potifari, aho amenye uburyo bose inkweto z'abana no kuba byusakaje. Iyo niyo garidiyene yari yarize, ariko Imana iramusambura. Imana ishimwe. Imana ijya kukuzamura ntawe ukeneye ko ayikora mu bwoko. Igira imbaraga zihagije, ihindura amateka, ntizigisha inama ba nyoko banyu, ntizigisha inama ba nyokorome, ntizigisha inama ba masenge, ntizigisha inama. Iyo Imana ijya kuzamura irabyikorera yonyine. Haleluya. Haleluya. Imana ijya kukiza indwara yawe, ntigisha inama ibitaro, ntigisha inama abaganga, ifite imbaraga, ifite n'ubushobozi bwo gusenya ibiguteye no. Haleluya. Abaminisitiri bamubonye nk'umunyabwenge. Haleluya. Umuhanga uzi gutunganya ibintu kandi akaba yashyira ku murongo igihugu cya Egiputa. Kubera rero umwanya bavandimwe, muri bo murumva uko Imana ibareba, ibyo bizatuma itorero ritera. Basi uwa 10 reka n'ingarukaho ni nyina.
uko yari yaramubonye arakara Musa kubyara muzi ko nyina yari yaragunze yari yaratinze kubyara Rasheli we uko yari yaramubonye nk'umukuraho igitutsi cyamukeba Amen. Yari yaramubonye kuzamukuraho kandi akamukuraho burundu igitutsi cyamukeba woga ngo nta mwana afite muzi ko Rasheli yatinze kubyara Amen. Hari uburyo Imana ikuvugaho kandi uko Imana ibavugaho bitandukanye byenda n'uko twabarambikaho ibiganza ariko uko Imana ibarambikaho ibiganza bifite agaciro kuruta twebwe Amen. Ushobora kuba tubahamagara uyu munsi kubera ko mwambara amakositime mukagaragara mukomeye muri abadamu bakomeye mufite muvugwa mu ngo ariko uko Imana ibareba igihe no agaciro mubanze mu biha agaciro ese Imana yo ibabona gute Amen. Basi uwa 11 na 2 ari wo banyuma kubera umwanya ibindi nabizaho nyuma ndi kigoroba ko ndi gukatira hasi ari nasomye ndahareka kubera umwanya n'Imana uwa 12 wamubonaga n'Imana yo muri ibyo byose uko yamubonaga nk'umutabazi ikamubona nk'umwami w'abana ba Isiraheli bose Amen. Yule yaravugaga iti uyu n'umutabazi hari umunsi azamara inzara Abisiraheli hari n'umunsi azabayobora hari n'umunsi bazamupfukamira bose nyamara ku maso yabo bo byari bishwe ariko ku Mana byari bigaragara Mana bari kuzo n'umugisha mwinshi kuko mwumva ijambo ryayo mukabyishimira Imana irabyibusha mu ijambo ryayo uko Imana ikureba urabyibusha uko Imana ikureba ufite vitamine uko Imana ikureba ufite agaciro nubwo tutabireba nubwo abantu muturanye batabizi nubwo umugabo batabizi nubwo umugore batabizi ariko uko Imana ikureba yakumenye itarakureba mu nda y'nyoko yagushiriyeho ngo uzaba umuhanuzi w'amahanga ntiwiha agaciro gakeya turuha agaciro gakeya ntiwaremwe n'umunyagaciro gakeya tuvuga ku munyagaciro gatoya uwakuremye arakomeye kandi ategeka isi kumva ategeka ibyumva byose bikumva n'ibitumva bikumva Amen. Aca inzira itari Imana ya Isiraheli iyakuremye irakuzi reka gutinya reka kwitegerera wiha agaciro nk'umwana w'umwami kandi wiha agaciro kufite isezerano ry'Imana icyo Imana yakuvuzeho kizasohora mu izina rya Kristo Yesu Amen.